Reka nongere ngusuhuze nshuti mukunzi w'ibiganiro bya Rwanda Star TV, nshuti udukurikiranira hafi, nshuti utajya ucikwa n'ikiganiro dushyizeho, nshuti wakanze subscribe udutera inkunga yawe. Rwanda Star TV rero uyu munsi twongeye kukuzanira ikiganiro cyiza, twongeye kukuzanira ikiganiro cy'ibintu ugomba kwitaho niba ushaka guhora wishimye. Hari umuntu udashaka se guhora yishimye mu buzima bwe? Wifuza ko uzajya uhora uzinze umunya, wifuza ko uzajya uhora wumva utameze neza, ujagara wumva umutwe ukurya nyine kubera kumva ubabaye? Oya, ibintu rero ugomba kwitwararika, ugomba kwitaho igihe wumva ushaka guhora wishimye, nibyo uyu munsi Rwanda Star TV ngiye kukubwira. Guhora umuntu yishimye ni ikintu cyiza ndetse byifuzwa na buri wese, nyamara usanga hari abahitamo kubaho batishimye, baba bakize cyangwa banakennye, ugasanga nta mpamvu ariko agahora ari wa muntu ushinze iryinyo ku rindi. Hanyuma rero muri iyi nkuru tugiye kukubwira ibintu ugomba gukora kugira ngo uhore wiyumvamo ibyishimo mu buzima bwawe, kuko hari abahora batishimye, hari abahora bishimye, ariko bose nta ruhare babigiramo. Ariko nyamara hari ibintu bikeya ugomba kwitwararika, hanyuma ugahora wishimye kandi bikagenda neza. Ikintu cya mbere buriya ni ukwikunda ubwawe. Ntushobora kubaho wishimye mu buzima igihe utikunda. Gerageza kureka gutekereza ko abandi bantu bagukunda, ahubwo wowe wikunda ubwawe, kuko niyo ntambwe ya mbere n'ubundi yo kugira ngo umuntu abeho yishimye. Wikunda ni ukumva ko uko uteye ntacyo bitwaye, uko uteye bikunyuze, ibyo ufite ntacyo bitwaye, birakunyuze. Hanyuma nawe ubwawe wumve ko uri uw'agaciro, wumve ko bya bintu ukora bishobora kukwangiza, ari bibi nyine kuko ugomba kwangirika, ahubwo nyine wikunde, wiha agaciro, wiyiteho, wizirikane. Ikindi kintu ni ukwita noneho ku byo ufite. Imwe mu mpamvu ituma abantu batagira ibyishimo ngo ni uko baba badafite ibintu byinshi, bagatangira kwita cyane noneho ku byo badafite ahubwo by'abandi. Ugasanga ijisho ryawe rirahora ku bintu by'abandi, ibyawe wabihungije amaso kuko wumva bitakunyuze, kuko wumva bitaguhagije. Kunyurwa n'ibyo ufite rero ntiwirirwe uhangayitswe n'ibyo ubona na runaka, bizatuma ubaho mu buzima wishimye, wumve ko nawe hari ishimwe waha Imana kubera ko yaguhaye ibyo bintu ufite, wishimire ko ubifite. Hanyuma ikindi ni ukugira icyerekezo cy'ubuzima. Kugira intego mu buzima no kugira ibyiyumviro by'ibyo ushaka kugeraho n'aho ugana mu buzima, bituma wumva ubuzima bwawe burushijeho kuba bwiza. Ukavuga uti mfite intego, ibi kandi nzabigeraho, ndetse ukumva unabihaye umwanya. Gira intego mu buzima bwawe, ufate ingamba kandi uharanire kubigeraho, bizatuma ubaho mu buzima bufite umurongo kandi wumve wishimye. Ikindi noneho, hora ushaka icyaguteza imbere. Igihe uhora ufite ibitekerezo ku gushaka icyarushaho kuguteza imbere, bituma unazamuka ukishimira ubuzima ubayemo, kuko uba utera izindi ntambwe ujya mbere. Utandukanye na wa muntu uhora wicaye adashaka icyamuzamura, agahora nyine ari mu maganya yuko nta kintu afite, nta n'icyo yageraho, akumva nyine ntiyabigeraho. Wowe gerageza uhora ushaka iterambere, hanyuma wishimire noneho buri munsi, buri gatambwe kose watera mu rugendo rwo kugera kuri rya terambere. Ibi bizagufasha guhora wishimye ndetse binakurinda no gutekereza ibindi bintu bidafite umumaro, bishobora kukubangamira mu mutwe, bigatuma wigunga, wibaza ibintu byinshi, ibyishimo byawe bigakendera. Hanyuma jya ufata akanya n'inshuti n'umuryango wawe. Ese burya ujya ubona abantu babaho bonyine ugasanga umuntu yihungije abandi, uba utekereza ko ubuzima bwiwe bumeze gute? Hari abantu bumva ko kuba kure y'imiryango yabo ngo birinda akavuyo, ngo birinda ngo amagambo, ngo birinda ibyo babasaba, nyamara siko bimeze, kuko ntiwagira ibyishimo bitarimo abo umutima wawe wishimira. Inshuti n'umuryango bafite umwanya w'ingenzi mu mutima wawe, bityo uzabasha kwishima igihe ufata akanya ukaba n'ubundi uri kumwe nabo mukishimana. Bya bintu byo kubihunza ngo uririnda ibyo bagusaba, ngo uririnda ngo ibyo muganira, ngo urabirinda, biriya ahubwo ni wowe uba wikompurika, ni wowe ubwira ubuzima bwawe ko ugomba kuba wenyine, kandi nyamara mu byishimo dukenera n'abandi bantu. Fata rero akanya ko guseka. Guseka ni ingenzi mu buzima bw'umuntu, ndetse nta n'umuntu useka atishimye. Bityo nta muntu useka wabasha kuba atishimye. Ba bantu bashinga iryinyo ku rindi ukaba utabona icyamushimisha, icyamusetsa, shaka akanya buri gihe useke, bizagufasha kubaho wishimye. Fata igihe umarana akanya n'abantu batuma useka, abantu bazi gutera inzenya, abantu bazi kuganira,
mbese usure ahantu wumva nanone hashobora gutuma useka, n'ibindi byose wumva byagusetsa ubyiyegereze, bizajya bituma uhora wishimye mu buzima. Ikindi kintu ukwiye kwitaho niba ushaka guhora wishimye, iyiteho ubwawe. Nigeze kuvuga hejuru kwikunda, ariko bitandukanye no kwiyitaho ubwawe. Umuntu afite umubiri umwe rukumbi, ubyibuke, bityo aba agomba kuwitaho. Ntabwo byakoroha ko wishima igihe nawe ubwawe utazi kwiyitaho ngo wihe agaciro. Uzahita hariya bakunyege, bagukwene, bakuryanira inzara, nawe wumva uri ikibazo, birangira utabashije kwishima kuko nawe ntiwiyitaho. Hanyuma rero rya neza, ukora imyitozo ngororamubiri kandi wirinde ibyakwangiza byose, uzabaho wishimye kandi ufite ubuzima bwiza. Kuko burya nanone iyo urwaye udafite ubuzima bwiza biranagorana kwishima, ariko iyo umubiri wawe uwurinze ukawukorera ibishoboka byose kugira ngo ugire ubuzima bwiza, nawe biguha guhora wishimye. Hanyuma rero ntukigereranye n'abandi, iki ni ikintu gikomeye cyane mu byo ndi kubabwira uyu munsi. Ntabwo wabaho wishimye igihe uhora wigereranya n'abandi, ngo kuko buri wese burya agira igihe cye, agira ibye, agira imibereho ye, agira uko yitwara. Hari imvugo burya ivuga ko bitorohera buri muntu wese kubona ko ibyatsi bisa n'icyatsi kibisi. Sinzi nimba iyi mvugo mujya muyumva, ibyatsi yego ngo bisa n'icyatsi kibisi, ariko burya ngo ntabwo ari ko umuntu wese abibona. Nutangira kwigereranya n'abandi rero, uzaba wibagiwe ko buri wese agira akantu ke bwite, agira uko abona ibintu kwe. Buri wese ashobora no kuba abona wowe umeze neza uruta ba bandi wowe uri kwigereranya nabo, nyamara wowe uri kubona uri hasi yabo. Ushobora kureba iby'abandi bikakubangamira, wibwira ko uri kwiga cyangwa kwigana, ugashaka kugenda mu kirenge cyabo, ugashaka gutera intambwe nk'izo bateye. Buwuriwe nibyo bizagufasha kwishima. Buri wese agira ubwe buzima abamo, bityo rero fata igihe nawe ku ubwawe buzima, ubwiteho, ubwigengesere, wiyiteho, wikunde, buri kimwe cyose wumve ko nawe uteye imbere, uri umuntu ku ruhande rwawe, ushima ibyo ugezeho, woye kureba iby'abandi ngo wumve ko ari byo byiza, ube nk'ababandi ngo ijisho rireba mu kundi ngo ribona ariho hari imyaka ishishe, nyamara na rya jisho riri hanze yo mu kwawe rikareba mu kwawe rikabona niho hari imyaka ishishe, ugahora ubangamira ubuzima bwawe, ubabazwa n'iby'abandi kandi nyamara unabarusha ibyiza. Hanyuma rero irinde ingeso mbi. Ingeso mbi nta kindi zagufasha uretse kukwangiza kubaho, ugasanga ubaho ubabaye gusa. Irinde ishyari, inda nini, gusuzugura, gushyamirana no kurakarirana no gushotorana, kuko nta cyiza bikurura uretse nyine kukubabaza. Kandi nyamara hano turi kureba icyatuma uhora wishimye. Irinde rero ibintu byakujyana mu mishyamirano. Ikindi cy'ingenzi, iyegereze cyane abantu baguha agaciro. Ntukihatire kubana n'abantu bataguha agaciro, ahubwo bana n'abaguha agaciro kuko bazaguha impamvu zo kwishima. Burya umuntu utaguha agaciro, igihe cyose uhora wishakaho impamvu atakaguha ukababara. Rero egera abantu baguha agaciro, bakugira inama nziza, bakunda ibyawe, bakunda uko uri, nabo baguha kwishima. Hanyuma irinde kuba imbata y'ahahise rero. Ntushobora gutera imbere igihe uhora wiziritse ku byahise. Ibyahise biba byarahise nyine, nta kiba wakora ngo ugire icyo ubihinduraho. Ntukwiye kubabazwa nabyo, hari n'ibiba byarahise bitarakunyuze. Kuguma rero kubyizirikaho ni ukuguma kurekera umutima wawe muri ka gahinda byaguteye igihe byahitaga. Kwizirika ku byahise bituma ubabara. Reba imbere ahubwo aba ariho witaho, hanyuma wishimire ahubwo iby'imbere uri kugeraho cyangwa uri gusatira, bitewe n'icyizere wihaye cy'uko uzabigeraho. Hanyuma kora ibintu rero wiyumvamo. Kora ibintu ukunda kandi ufitemo impano, bizatuma wumva unezejwe n'igihe uri kubikora. Burya umuntu ari gukora ibintu akunda, nta byishimo nk'ibyo ngibyo aba afite yaba azabonera ahandi. Ibyishimo si inkuru, ahubwo ushobora kugira ibyishimo by'ukuri mu buzima igihe wabiharaniye, ukirinda kwikomereza ubuzima bwawe, ahubwo ukabworoshya nyine kandi ukabuha umurongo. Biriya bituma uhora wishimye kuko wishimira wa murongo wihaye, kabone n'ubwo wahura n'imbogamizi, wishimira ko basi wagerageje. Ngira ngo mwumvise ibintu ushobora kwitwararika kugira ngo uhore wumva ufite ibyishimo, utandukanye na ba bantu bahora bashinze. Ndagushimiye cyane niba uduha inkunga yawe, ukumva ibyo tuguha ukareba, ndetse ugakanda like nimba ubikunze. Hanyuma by'umwihariko nimba ubisangiza inshuti zawe nazo ngo kugira ngo zibimenye. Uri umuntu w'agaciro cyane. Rwanda Star TV tuzakomeza kuguha n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Ndagushimira cyane kubw'inkunga yawe yo kubana natwe. Mwakoze cyane.